Reka nongere mbashimire kandi nongere mbaye ikaze mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku munsi ndetse amanywa nijoro. Nshimira wakoze subscribe, ugakora like, ugakora share ndetse ukabasha gukora na comment kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye umunsi ku munsi isaha ku yindi. Nkuko mubibona mu mashusho yanyu, ninjiye mu rugo rumwe i Kanombe, muri kubona ninjiye mu kibuga cy'indege cy'i Kanombe, ariko ni mu rugo rw'umuntu, ni hashyashya. Ninjiye mu busitani bugiye butandukanye, nagiye mbona ibintu byinshi bigiye bitandukanye nkuko mubibona ku mashusho yanyu. Muri kubona intare, muri kubona ingwe, muri kubona RWANDA, muri kubona Qatar Airways. Ahantu hose ibintu biruzuye. Ni umwana w'umuhanga hano mu Rwanda, hari sinzi na wundi ushobora kuba akora ibikorwa nk'ibyo akora. Muri kubibona naho twicaye ubusitani nicayemo, banza ninjye muntu wa mbere wicaye muri studio ihenze kurusha izindi studio zibaho hose muri rusange. Nicaye muri studio irimo RWANDA, nicaye muri studio irimo Qatar Airlines, nicaye muri studio irimo ibikorwa bigiye bitandukanye. Mbega ni parike, ni ikibuga cy'indege, ni gare station, naho bakinira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Rero hano imbere yanjye ndi kumwe n'umumama n'umwana, ndagira ngo nangire mu ikaze atangira twibwira. Okay, amazina yanjye nitwa Mama Josha. Ni amazina akunze gukoresha, ariko amazina yanjye nitwa Bucurezi Idisi. Ndi umumama w'abana babiri, uyu muhungu n'umukobwa. Ni umuhungu n'umukobwa. Umukobwa yagiye ku ishuri, ndi kumwe na Josha uyu munsi. Hari umuntu ushobora guhita yibaza urugo nicayemo, nshobora kuba nicaye mu kibuga cy'indege ntabizi. Ntabwo ari mu kibuga cy'indege, ni ahantu umuhungu akora ibintu by'ibihangano. Ni umwana ufite impano, akora ibi bintu muri kureba hano. Josh, bit Cyiza, amakuru ni meza. umeze neza? Yego, Witwa nde amazina yawe yose? nitwa Kirungi Joshua. Kirungi Joshua. Yego, Ufite computer mu ntoki? iyi ni laptop. Yego, Iyo laptop wayikoze ute, bimeze bite? iyi laptop naganje wayikoze. Ni mushiki wanjye mu bya bihe tukiri mu rugo mu gihe cya corona. Twaragiye kuri YouTube yiga ukuntu bagakora, maze kugakora ubu urabona ko ninjye washizeho ibingibi bya bente na hano murabibona. Ninjye wakadikoretinze. Ubu ngubu ushobora gushiraho silitepo, murabona aka kanya. Ubwo nafata telefone yanjye nkayicomekamo hano, ikazira hano screen, hanyuma nkashiraho video nkatangira nirebera nishiriye nkanga. Pana byo gufata telefone gutya ukayicomekamo gutya ukajya wirebera nta kibazo. Kurya dushobora no kuyikoresha n'amafoto. Ubona se hano ari akobo, ushobora gufata amafoto kubera ko njye nakoze size iyi ngiyi. Mama Joshua akora ibintu byinshi. Impano ya Joshua, amenye ko Joshua afite impano kuva ryari? Ubundi afite imyaka ingahe? Impano ya Joshua yatangiye kugaragara afite imyaka 3. Urabona ni nka baby class. Abana ba baby class batangira scribblinga. Joshua nigeze ascribblinga kwa kunda abana banasare bajya bascribblinga zigzag. We yatangiye kuri utuzero. Hanyuma mu myaka 4 ntangiye kubona atangiye gushushanya. Ubwo imyaka 4 ni top class. Hanyuma ageze imyaka 5 muri P1 Joshua atangira gushushanya. Ku myaka ye mbona ku myaka 5 yashushanyaga ibintu birenze imyaka ye. Hanyuma ko yagenda agashushanya, yaze kugira ikibazo cyo kunanirwa ayandi masomo. Ayandi masomo nago ayakora neza yo muri primaire. Ndibaza se kuba yamenye ibintu nicyo cyateye kuba hatashobora kuba yamenya ayandi masomo. Joshua ubu tuvugana yiga mu wakangahe, ku buryo nda dushobora kuvuga ati binakora biterwa n'ishuri yigamo? Joshua ibi bintu mubona akora na no wabimwigishije. Yatangiye kubimenya ari umwana muto cyane, ku myaka 4 ku myaka 5
ndavuga he was expert already. Hanyuma Joshua ubu ngubu yakaba yagire senior 1 secondary. Ariko kubera kwiga nabi primaire yaje kumunanira. Aba wanyuma mu ishuri. Ni waba wanyuma pe. Na mahirwe yigeze agira hari kwiga primaire ngo abe wa mbere. Yabaga wanyuma. Hanyuma bituma yiga nabi primaire ku ishuri bari mu bundi bamukubitaga nyine kubera kwiga nabi ariheba ariyanga Joshua agiye icyo kibazo. Ubu ngubu yakaba yagiye muri senior 1 ariko ubu ari mu rugo ntabwo ari kwiga. Joshua ninde wakwigishije? oya nawe ni ibintu nakoranye ubonye neza nyiri umwana narashushanyaga yego. Ibi byo gukora indege byo wabirebeye kuri nde ninde ubikwigisha? Ubitekereza gute? Ubasha kubitekereza gute? numvise ngize igitekerezo se twakoze indege nakora indege noneho nkumva nakora indege ndatangira ndavuga ni hejo nzazikora niyo gahunda ngiye ujya nijoro ngira ni ndahita ngira iyi gahunda nkahita mvuga ngo mu gitondo ndagira gahunda yo gukora iki n'iki mu gitondo nimugoroba ndakora iki ndaba ndakirangije gutyo hanyuma nza kugira igitekerezo cyo gukora indege ndazikora maze kuzikora hasigara kuzipaintinga nuko njya kuri Google ndazisacinga maze kuzireba ndazishushanya ku rupapuro maze kuzishushanya nkahita nsiga indege nkopeye ku rupapuro rwa rundi nakoye kuri Google. Niko nabigenzaga. Uhita utangira no kujya uzirema mu bipapuro noneho? Mu bipapuro nabikoze mu bikarito nibyo nabanjijemo noneho ibipapuro byo it's like ibipapuro nibyo nashushanyije nkandikaho Rwanda hanyuma nkagishiraho. Mama Joshua, kuba Joshua akora bino bintu ntago bishobora kuba ari byo byatumye wenda mu ishuri atabasha kugira ubwenge nk'ubw'abandi bana? Aho ngaho sinzi ukuntu nasubiza kuko mbona abandi bana baba bafite impano yo gushushanya at the same time bashobora gukora n'ibyo mu ishuri. Bya Joshua ngiye byarashobeye rwose nagahinda nk'umubyeyi. Sinzi niba ari byo byatumye abura ubwenge bwo mu ishuri. Nanjye aho ngaho simbizi kuko ibi bintu arabikora ni ibintu bimurimo ni ibintu atekereza akaba yabikoze akabishushanya. Hari ibintu areba nyine kuri Google cyangwa se kuri filime akaba yabishize mu mutwe. Nta mpamvu yo kugira ngo abanze abyandike abishushanye ku ruhande. Aba yabimemorizing in his mind noneho ukajya gutangira ukabona atangiye kubikora. Ubwo rero sinzi niba ari ibyo kuba yabimenye cyane ari nibyo byatumye abura ubwenge bwo mu ishuri. For sure n'umukanya ngiye kuboreka reports ziwe aba wanyuma 0. Ubwo Joshua nuko ahagaze. Wenda ubaka kanya turi kuvugana Joshua ni ukuba wanyuma so kuvuga ko wenda abuze ubwenge. Ese wenda nk'abahanga cyangwa nk'abarimu wiwe ni iki bakubwiye kibura kugira ngo Joshua abe yabasha gukurikirana amasomo mu ishuri? Abarimu ba Joshua kuva muri P1 baragerageje ku mwarimu wa P1 nyibuka umunsi umwe yaraje koko aho bigaga naho nakoraga. Mwarimu aranzanira ikaye ya mate arambwira ati Joshua ikibazo afite ni iki? Ntabwo bundi si because agiye mu ishuri rishasha ko yaravuye muri top class agiye muri P1 ati kumbona afite ikibazo. Ntabwo rero tugerageze ubundi azahinduka. Igihembwe cyararangiye aba wanyuma. Umwaka gurangira ari wanyuma ajya muri P2 aba wanyuma komeza kuba wanyuma kugeza muri P4 aho byaje kwangira neza. Ariko abarimu baravuga bati uyu mwana ahari ni umuhanga. It's like ari muri wrong place. Ni umuhanga ku binazi. For example like in a question elmo drawing. Yasaba ku drawing naming and drawing yarayikoraga neza ariko nabwo bamusobaneye ntabwo azi ku interpreting a question. Hari interpreting ubundi nko mwarimu yareba ari gukure yo zirakaza akamu interpretingira
iryo question irimo isaba ku ashushanya kandi akaba yakakoze neza. Ubwo rero Joshua abarimu ntacyo batagize, ni ukuri ntacyo batagize. Joshua we yaje kwigirira ikibazo cye nk'umuntu mu bijyana n'ibyo muri primaire, ariko akaba akora ibyo bintu. Ni ibintu akora mu munota mpereza iyo Tiger. Urabona nk'iyi Tiger yayikoze nabonye yabitangira ejo nka nimugoroba, bwagiye guca yayirangije. Ntabwo byamutwaye iminsi cyangwa se oya. Nubona ngo ibi bintu birimo artwork, craft, ukubumba bimufata umunota muke cyane ukuruta uko yabakora biri ibindi byo byaranze sinza aho ngaho. Wenda wowe nawe wavuze ko wabayeho umwarimu, wenda nk'umwarimu, wenda reka nikubaze, umwana n'uwawe nk'umwarimu uba ubona wenda ari nk'ikihe kibazo yaba afite? Ese ubona yakomeza kwiga gushushanya cyangwa hari izindi foro cyangwa izindi mbaraga zisaba kugira ngo abashe kuba noneho yamemorizinga n'amasomo mu ishuri? Umwarimu ntacyo ntagize. Urabona ndi mwarimu, ndi mama we. Joshua yigaga mu kigo cyiza cyane bita ku bana, hanyuma Joshua njya kumushiriraho coaching biranga, nanjye ndamushiriyeho coaching ku bwanjye. Namuguriye kibaho, the blackboard is there, ikibaho ngicyo ku buryo nanjye namwigishije. Yego Joshua ishiraho imbaraga zanjye zose, Joshua biranga. Nuko Joshua sinzi ukuntu ikintu navuga kuri Joshua ibijyana n'ibyo mu ishuri nagahinda mbetse. Byibura se hari nk'umuntu wari wagusura kubwira ati Joshua gushushanyaho byo ashobora kubikora neza bikaba wenda byasimbura ishuri? Okay, aricyo warambajije ati abarimu be bamaze kubona weakness afite, babonye ko yashushanya ikintu ashoboye mu buzima bwe, namwe kuko mubibona aha ngaha ni ukushushanya. Bahise bambwira bati umujyane mu mashuri ya art. Ubwo se mashuri ya art rero bajya bambwira bati ni muto ntago yashobora kujya mu mashuri ya art atarangije P6. Ubu rero nuko kandi ntago ari kwiga amashuri ya primaire yaramunaniye, ntacyo ari gukorayo. Ubu ni ukuvuga ngo wenda se nk'ubufasha wowe usaba kugira ngo wenda urebe ko Joshua ashobora kuba yakwiga cyangwa se akaba yabasha kuba nawe nyine yamera nk'abandi bana bose muri class n'ubu? Yewe urabona Joshua akiri muto cyane. Reka mbatware inyuma gato, ndi mwarimu ariko ubu ngubu tafite kazi. Njyewe naje gutakaza akazi 2017, naje gufatwa n'uburwayi, ngira ikibazo mu mutwe, ndarwara. Ikibazo nakiboneye ku kazi, niho narwariye 2017, hanyuma njya gutakaza akazi 2017, 18, 19 ndetse kugeza na 20 koroneje ejo bundi agiye kuza, njyewe yasanze nta kazi mfite. Hanyuma icyo gihe ntakaza akazi, Joshua yaje kwicara mbura ubushobozi bwo kuba nakomeza gukomeza mu ishuri. Hanyuma Joshua aricara kubera ikibazo cy'ubushobozi ko natakaza akazi. Joshua ajyana kwicara, ukubiseho n'imyigire yiwe mibi. Nicyo kibazo cyo kuba nabuze akazi nkabura ukuntu namwishirira. Joshua hanyuma aricara ayigumira mu rugo aho ngaho. Ubu ngubu ntabwo ndi gukora, njyewe nyigisha muri nasare. N'ubundi corona yagiye kuza sanga njyewe nta kazi mfite. Ni ukuvuga ngo ikibazo cy'uburwayi wahuye nabwo cyo cyarakize cyararangiye? Okay, ubu narakize, nta kibazo mfite nuko nabuze akazi. Ndi mwarimu ariko ndamutse mbonye wavuze ati ubufasha, ndamutse mbonye akazi mu zindi companies nashobora gukora, I'm able to work, ko ubu ngubu nta kibazo. Ikibazo nabuze akazi. Ubuse Joshua ntakazongera gusubira kwiga
cyangwa se uzashaka ishuri rishushanya cyangwa ryigisha designer gukora ibintu by'amadesigner aba ariho umujyana? ubu ngubu urabona Joshua ni muto, ndamutse mbonye ubushobozi cyangwa se umugira neza, numva Joshua yasubira nko muri primaire byibuze akafinishinga P6, ko barambuye bati ni ahantu bamwakira atarangije P6 byibuze tronkomi, ariko n'ubushobozi bwo kuba namusubiza muri primaire nabwo mbona ntabwo mfite. Ndamutse agize amahirwe kuko ibintu Imana ikora akasubira muri primaire, ariko nabo bambuye ngo asubire muri P5, asubire muri P5 azamuke gutyo. Yego Joshua, bimeze bite? meze neza. Intego yawe mu gushushanya ni iyihe? Wumva ufitiye vizi? Ngewe numva gushushanya nzakora ibintu nkabigurisha, niyo ntego. Kwiga mu ishuri se bisanzwe? Nabyo yigo, kubera ko bishobora kumfasha mu gihe katuvuge ngo giye ahantu bamaye urupapuro rwanditseho amagambo ngo ushushanye iki, noneho bisaba kugisoma kugira ngo umenye icyo ugiye gushushanya. nibyo bisabwa. Kugira ngo ikintu ugiye gushushanya bakubwira ngo basaba kukigusobanurira? Ariko njye ari ukuntu nagerageza nkagisoma, nkamenya nti, ariko mu gushushanya nkamenya ni nshobora gushushanya ikintu kikaba nkagishushanya neza. Ni igiki wambaye ku kuboko? Ni isaha. Isaha bita ngo iki Josh? Bayita Omnitrix. Wayibonye? Nyine nyibona mu filime ya Benten. Benten niho nyibona. Mama Joshua, utubwiye ko wenda ubu ngubu nta kazi ufite, ubundi aho uba ho bimeze bite? Ni wawe urakodesha? Aho mba ndakodesha. Nakuye ngo natakaze akazi 2017, hanyuma hano naje kuzaho, hano ndakodesha. Naje hano 2019, nyiri wa hano abona ntamwishyura, mbura ubwishu bwo kumwishyura, arandeba aranyitegereza, aravuga ati ngewe rero singiye guta hanze n'abana, ati gumaho, ati ikikuru yirwaneho ni ushobora kubona icyo baha, ati ariko iby'inzu yiberaho, nubona amafaranga yanjye uzayame. Hanyuma mbaho kuva 2019 kugeza n'ubu 2020. Ejo bundi mu kwa 9 ajya kuhagurisha, ahagurishije arambuye ati rero hano hantu narahagurishije, ushaka ukuntu wavaho ko bashaka kuhakoresha, bashaka kubaka, ndagira ngo murabibona imicanga iri aho ngaho, ndagira ngo murabibona. Hanyuma abahaguze bansaba kuvamo, bansabiye kuvamo rero mbura ahantu njya. N'ubu ngubu barimo baranyihanganira kuko iyi nzu bashaka kuyisenya, iyi nzu ndimo bashaka kuyisenya, bashaka kuhubaka. Murabona na hariya barimo barukubaka, mwabonye hari akavuyo. Ubu ngubu rero ko sinkora, mfite ikibazo cyo aho kuba, simfite kazi ngumbe nayikodeshereza, n'ibintu bitoroshe rwose, n'ibintu ndabangamiwe muri make. Nta kazi, nta bushobozi bwo kuba nishyura inzu, Joshua aricaye, ndetse muri make ndacyanganikiwe. Numva meze nk'umuntu arushe cyane, numva mfite ikibazo ndarushe, numva nkabona nk'ibintu kishima kakoropa mu mutwe iyo ndani no mu mutima wanjye. Mfite agahinda ka two sides, sinkora nta kazi, ubuzima ntabwo bworoshe,
Joshua ntabwo ari kwiga ndaho ngaho sinzi icyo gukora. aho wakoraga bakubwiye ngo iki wenda usubiye wigeze usubiraho ubabwire ko wenda ikibazo wari ufite cyakemutse wenda kurya ushobora kongera kuguha akazi? Aho nakoraga nasubiyeyo nsanga bashizeho ubundi. Nsanga basizeho ubundi ntabwo nongeye kugira amahirwe yo kuba nahasubira. nta na contract wari ufite mu kazi? Twasase amasezerano byararangiye ko navuye ku kazi ndwaye. nta n'ubundi bufasha bakugenera nk'umuntu wenda wabaye umukozi wabo? Urabona natakaza 2017 ubufasha the principal yahaye umwana wanjye basari ari kwiga, umwana w'umukobwa we ari kwiga, yamuhaye basari ati yige arangije P6. Aho ndahumeka ko undi umwana we ari kwiga. ngo nubwo ubufasha bampaye ku kazi aho ngaho. Joshua, ushaka wowe wenda tuvuge nk'uwagufasha, utekereza iki ko yagufasha iki Joshua kugira ngo impano yawe itere imbere? Umva yamfasha nkiga nkajya mu ishuri nkiga, ndizeye ko nzabigerageza nkabitsinda. Urumva ushaka kwiga? Urumva none ufite umuhanda wo kwiga? Numva ashaka kwiga kugira ngo menye se icyo ngiye gukora. Urumva iyi ngiyi Rwanda nk'uko muyibona, kugira ngo wandike iri jambo ugomba kuryandika witonze, ukaryandika witonze neza, ukabanza ukaryandika ahandi kugira ngo ukopereho neza, kugira ngo ubishyire muri design. Urabona ko mbishyize muri design hano, ariko kugira ngo mbyandike hari agapapuro nari nashize hasi ngo mbanze nandikeho kugira ngo ndashiramo any mistake. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ntago ubasha kumemoriza ngo bifate mu mutwe? Ntago nabimemereza cyane, ariko ibyo namumereza cyane ni ibi ngibi byo gushushanya. Nibyo wizeyemo, nibyo ufitemo ubushobozi? Ariko nibyo mu ishuri nabyizeye ko nzabitsinda. Ndagira ngo ugende unsobanurira akantu ko kandi, sibyo? Iyo ndege yawe ubundi iki gifite imisatsi y'imihondo ni igiki? Ni intare. Ariko imaze igihe cyinshi, imaze imyaka umwaka umwe n'igice. Yarashaje intare yawe? Imaze igihe cyayo. Yarashaje, no kuvuga ngo igihe wayikoreye urabona koko irimo irasaza, urabibona nawe? Irimo irasaza, urabona ko ibaye inkecuru. Ndabona inyuma yawe iyo ni indege, ariko iyo ndege yiterure, ndashaka iyo ndege uyiterure. Ntabwo wayishobora, iraremereye, nayumvishije. Ni ubwa mbere mbonye indege nyine igiye guterurwa mu ntoki, siko bimeze? Ngaho uyiterure turebe, kuko nimba ari indege unanansobanurira ati iki ni iki ngiki, iki ni iki ngiki, iki ni iki. Mama Joshua aho murazabimenya. Nanjye mfite amasiko kuba nasubiye mu ishuri ubundi akagira igihinduka. Joshua, ndagira ngo nsobanurire ku ndege yawe, sibyo? Ubwire uburyo wayikoze. Nibwo bwa mbere mbonye indege baterura mu ntoki. Iyi iraremereye mu bikarito, niho nayikoze. Burya ibikarito ntabwo nahizi ko bishobora kuremera gutya. Iyi ndege noneho wayikoze gute? Nayikoze, urabona indege hano ziguruka, iyo mba nzi amasaha ya Rwanda ahicira, ibicyaho mu gitondo mu masaha, ibicyaho nyine mu gitondo nka saa 8 za mu gitondo, mba menye ko igiye gucaho, nkahita haguruka, nkahita menya ko igiye kujyaho, hanyuma ngajya hano niho nzirebera. Iyo nari kuba ntuye hafi hariya ku kibuga cy'indege hariya hafi ku muhanda, nari kuzibona neza. Hari igihe mba ngiyeho nkazibona, hanyuma nkayishyira muri sensi, narangiza nkajya mu rugo nkayishushanya. Yego. Nta handi hantu wigeze ubirebera? Nuko urasohoka isaha zigeze za Rwanda yitambutse, ukararaba mu kirere ukayireba, ukayishyira muri sensi yawe? Yigo. Mbazi ko
niba nshobora kuyibona neza nkamenya ni sangapira nkabona kuri telefone narangiza nkabona amasaha yageze nkabona hano ariko hano ntabwo nayibona neza nkafata inzira yo ku muhanda hano hafi nkajyaho nahita ngeraho narangiza nkayibona nkayifata mba mfite agapapuro nkayibona nkayishushanya vuba itararenga gutyo tuyishyira mu bikarito iriya katari ya katari nayo niko nabigenjeje yo ikotari yo ikora n'itaraza katari yo icaho nko mu masaha 9 amasaha indege zinyuriraho yose warayafashe yego mu mutwe yego ntabwo biba byoroshye burya akazi kose ni akazi wenda mbere y'uko dukomeza abanyarwandakazi twagiye tubona ba Karyuri twagiye tubona abandi turabafasha tubatera inkunga kugira ngo impano zabo zigere noneho uyu munsi mbaza n'indi mpano ifite ubushobozi bwo gukora ikintu icyo ari cyo cyose wowe ushobora kuba ufite ubushobozi mureke dufashe uyu muryango mfite ikibazo rero kuri wowe ubu no mu biti no mu mbaho wabikora mu mbaho ntabwo mbizi zahita nikata keretse nkoresheje ibumba byagenda neza ubu ni ukuvuga ngo ubonye ahantu hari ibumba riri original wabikora nabikora gukora ino ndege bigufata igihe kingana iki Josh ingi ni iminsi 2 nayifashe nk'iminsi 2 ariko uyibuke ko hari n'ibindi bintu nakoragamo ariko iyo nari gufata umwanya nkavuga ni iki cyonyine gusa nta bindi nari kuyikora nk'umunsi nkaba nayirangije umunsi wa 2 nkaba nayishizeho amarangi uzi uko ukaze yego ngira vuba babwira ati ndakaze babwira ati ndakaze mu gushushanya ufite ibiceri naza n'ubundi dukore business yo gushushanya babwira ati ufite ibiceri abizanisha ufite ibiceri abizane twishushanyirize yego umuyobozi wa RWANDA aramutse abonye iki gishushanyo cyawe ni igiki wasaba umuyobozi wa RWANDA ubaka kandi namusaba ko yamfasha ubundi nkajya kwiga hari n'undi mwana numvishe ngo yakoze conversion ubundi nanjye conversion nayikora ariko kubera ko niwe yayikoze kare ntabwo nayisubiramo keretse mbishatse nayikora mukabona ko nyifunguye nkashiramo udutebe byose nabikora nshatse nafata igihe kimwe undi mama akazanshakira ibikarito haya kuri supermarket niho biba bihari narangiza nkayikora conversion uwo mwana ngo conversion yaramufashije nawe urasaba RWANDA gufasha yego bibwira umuyobozi wacu numva yamfasha ngasubira mu ishuri nkiga kuko ntabwo nyiga ubu ngubu nsigaye mu rugo kubera ko ntabwo natakaza umwanya wanjye nicaye ntawa nkora ibi ngibi ubundi nkazategereza igihe nzasubirirayo yego njyewe nitwa Joshua njyewe nkaba nasaba inkunga y'umuyobozi wa RWANDA yamfasha ngasubira mu ishuri nkiga nibyo namusaba kubera ko nakoze indege ya RWANDA kandi niwe muyobozi mukuru waho ni ukuvuga ngo niwe wisabiye ubufasha niwe ubashije kubwira ati nagufasha usubire kwiga niwe afite ubushobozi buhagije Yes rero ndagira ngo mbere yuko hari nk'umuntu ushobora kwifuza gufasha uyu muryango se cyangwa gufasha Joshua mama Joshua vuga nimero yawe ya telefone ubishoboye n'amazina baruyeho muri mobile money ubundi dusoze okay murakoze cyane ya nimero yanjye ya telefone ni 0789 44 95 amazina ariho yitwa Bucurezi Idisi muri mobile money ngo Bucurezi Idisi Bucurezi Idisi amazina si Abanyarwanda
ni amanyarwanda. numvishije mutavuga ikinyarwanda neza ndagira ngo wenda ari nk'umuntu ushobora ese ko uwo muntu atavuga ikinyarwanda neza ni umunyarwanda? Ndi umunyarwanda ariko tavukira ino. Twaje mu Rwanda tuva ahandi. Ikinyarwanda natwe twakize tugeze mu Rwanda. Yes rero reka mbashimire mwe mwese mwakomeje kubana nanjye. Yewe narababwiye ngo ndajya mbazanira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nazanye RWANDA hano ndayifite, murabona uyu muryango ni neza. Buretse rero mu mashusho ndaza kubereka n'ibindi, hari Katari, man, hari ibintu byinshi. Ngiye numewe uyu muryango tuwufashe. Iyi ni yawe TV, kora subscribe, ukore like, ukore share ndetse ubashe gukora na comment. Ngewe ndi Emi nyawe, Imana ibahe umugisha.